umva hari umuntu wigeze kumbabaza, Mm. hari umuntu wigeze kumbabaza yakoze iki. Iyo umuntu apfuye ari wowe upfuye, Mm. uzi ko iyo upfuye ari wowe upfuye nta wundi upfa. utazi impamvu ukagenda niho handi rero hakurura n'ibikomere. Umuntu umwe yigeze kumbwira ngo ntungo The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire. Hello, ndabasuje mwese mukurikiye ATV, mbahaye ikaze mu kiganiro The Javi Space. Ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose, mbifurije kugubwa neza, mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose. So uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko abantu benshi bahura nayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nako ni mwese abantu bose bahura nayo. So tugiye kuganira kwikunda. Hari umuntu ushobora kubyumva akumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko mu by'ukuri kwikunda kwiza ni urugendo umuntu afata. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none tugiye kubiganiraho byimbitse, turebere hamwe ese mu by'ukuri kwikunda bisobanuye iki. So murakaza neza rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho. So umutumirwa rero dufite uyu munsi wa none ni umunyamakuru mugenzi wanjye yitwa Rosine Igiraneza. Reka dutangire tumuhereza ikaze. Tuguhaye ikaze. nanjye ndabishimiye cyane kuri ATV nkuko musanzwe mubizi. Tangira utwibwira ubibwira abantu badukurikiye. Ndabishimiye cyane, abantu benshi bedaye barananze. Nitwa Rosine Igiraneza cyangwa se unyite Uwase Hirwa Rosine nakayigira neza ukarenzaho nyuma kuko Imana yangiriye neza. So rero turakwishimiye. Nanjye ndakwishimiye cyane. Twishimiye kukwakira hano muri The Javi Space. Eko. Insanganyamatsiko tugiye kuganira rero urayumva gute? Insanganyamatsiko tugiye kuganiraho ubundi ino insanganyamatsiko ni ikintu abantu batajya bishyiramo, batajya barebaho kandi koko gikwiye. Umuntu akaba atikunda agakunda abandi, kandi yagakwiye kuba we nawe ubwe yibanze, yakwibanjije wabanje kwikunda then ukabona wakunda abandi, ariko wowe wabanje kwirebaho. Yego. Ni ikihe kintu rero kigeze kikubaho ukavuga uti mu by'ukuri iki kintu kimbayeho mbonye ko ntikunda, nkwiye kwikunda? Nk'uko abantu rero babizi, byo bundi nitwa Rosine. Mbere Javi ntabwo nanganaga gutya. Wanganaga gute? Nari mfite ibiro byinshi cyane, nari runini, mfite amaboko manini, mfite intoki nini, mfite mu maso hanini, mfite mu nda hanini, mfite ibintu byose byanjye kuri njye byari binini, sibyo? Noneho abantu bakabinkomerekerezamo, sibyo? Ku kigero cyaho hari n'abantu ntavuga amazina, mwitonde. Bagiye bambwira ati uri munini ntago wakundwa, ukabona umuntu, ari n'abantu bagenda bakundana n'abantu nkuko nanjye byambayeho, ugakundana n'umuntu ariko kubera ko uri munini, cyangwa se kubera ko ukuntu usa, ukuntu uteye n'ukuntu uremye bikakwangisha umuntu akavuga ati ari munini niyegereye. Mana yanjye ndabivugira kuri kamera za ATV, umuntu yitwa Tracy, buriya ndamukunda. Tracy yari yisobanukiwe, amenya ko agomba kuba we, be you, agomba kuba we, aba we nyine mu buryo bwe, kandi birakunda. Yego. Rero abantu benshi nasanze tubana na pressure duterwa n'abantu. Pressure ntewe n'umuntu ufite ikintu nshakaho.
uri munini urabyibushye urasa nabi noneho ngashaka kuba mu nkweto ntagakwiye kuba ndimo yego nkashaka kugendera mu kintu ntagakwiye kuba ndimo mperutse kubona agaposte kubona ukuntu garlic iteye cyangwa se tungurusumu urabona ukuntu bariya tungurusumu ijya kugira shepu y'ironji bafashe akamandarena kamwe gutya bayinjijemo bivuze ko aho uri you fit there ariko you don't belong there yego so noneho kwikunda rero ni gute mbese wabitubwira ni gute umuntu yagakwiye kwikunda nagiye kuri pressure yo kuba nananuka mana yanjye umuntu akambwira ngo uri munini ngo niyo mpamvu ngo uriya muntu batagukunze sibyo cyangwa se ngo uri munini ngo kandi koko nawe ukabyumva kumva ko by the way uzi yuko ikintu umuntu akubwiye kiguma mu mutwe niyo wakireba ka gihumbi ubona ko koko you are not worthy kuko umuntu just yabikubwiye yego Jeff nshaka kukubwira niyo Yovene ntabwo ikubera kandi wayishyizeho uyikunze cyane sibyo wayishyizeho uyishaka ariko abantu bavuga ibintu bibi ni ukuri ntabwo ari byo ku mafaranga yawe narenza nkahubwa ngo Yovene ni mbi cyangwa ngo wambara nabi noneho koko nawe wakireba ukabona wambara nabi ukabona ibyo abantu bari kubwira n'ibyo opinion z'abantu ukafata opinion y'umuntu ukayishyira mu mutwe wawe ikakugenga ukavuga ati runaka arambona ate back to the story nari munini pe mfite ibiro 93 mfite amatama manini ngubu ntabwo ari mato ariko nyine ni manini sibyo ariko nta nubwo ari manini ubwo siri kubona ufite amatama manini ukurikije uko nari imeze n'ubu ngubu at least nayobotse gym uragenda urayiyoboka nyoboka gym none ariko Imana nagize birankundira uzi ukuntu ibyo bintu abantu bitajya bibakundira yego ari abantu rwose Imana bagerageza ibintu byose noneho iyo ugendera kuri opinion z'abantu buri kintu cyose umuntu akubwiye ugishyira mu bikorwa ukumva ko icyo kintu ari cyo umuntu akambwira ngo bafata ngo seleri ngo bakazishyira muri blender cyangwa se ngo ukazisekura ngo mu mazi ngo ukazisekura mu gasekuru ngo ngo yanza ngo ukazikamura ngo ya mazi yazo ngo ukayanywa ushaka kuzisekura zishaka kuba zanakwica ugasekura seleri ukanywa amazi ya seleri ashobora kuba yanakwica ushobora kuba wafata ibyo bintu byose abantu opinion zabo pe ukabyumva ukabikoresha ukaba wanapfa cyangwa se bikagutera ikindi kibazo cyatuma ahubwo wivuza ikindi kintu gikomeye yego kuko just umuntu yabwiye uri runini uri rubi bikakujya mu mutwe sasa rero banyobotse inzira ya gym irankundiye muri gym ndakoza I work ntabwo ndi buvugana nakoreye kuko ntabwo bantumye ngo mbamamarize ariko bazaragutume tubamamarize ariko muzanadutume tubamamarize byo twanabikora Javi ngize Imana ibiro biragabanuka jya hasi pe ndanabikunda munda hatoya munda mbona haragiye nyine ngize ya shape simaze kwigira nsa neza nyine ukaba nose noneho batangira guhindura iki imvugo ibiryo yabuze ibiryo abantu ntibanyurwa yego yabuze ibiryo buriya wasanga yarakuyemo n'inda Imana imbabarire wasanga yarakuyemo n'inda wasanga abantu Javi abantu barashorogotora kararwaye kagenze gutya
ibi byakabayeho kandi mbere ubyibushye baravugaga ati uri arangana arangana Javi uzi kubyibuha ukabura n'umwenda wareba n'umwenda ukabura n'umwenda mwiza ugukwiriye kubera ko wateze amatwi abantu people's opinions. Ni ukuri niba uri gukurikirana kino kiganiro ukaba ugira ako kantu ni ukuri ushatse wakareka kuko ni akantu gato kangana gutya ariko gasenya umuntu kagenda kakuruma gake 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 kugeza igihe kakurangirije ugapfa kandi ugapfa uhagaze. Maze kumenya yuko ndi munini nanjye ubwanjye narirebye koko za opinion z'abantu ndazumva numva ko ndi munini numva ko ntari wazi roboye yego noneho by that time umuntu twari kumwe akajya anyereka ko runaka is better akaza gufata akakugereranya undi mwana wabogesha undi mwana ukuntu angana ukuntu ameze reba ukuntu wowe ungana ukuntu ungana maze iminsi ba kuri TikTok ibintu nk'ibyo ngibyo ipusi nini yigize ntoya kugira ngo bayikunde n'undi bikanga ubundi igikundiro Javi nasanze kiva no ku Mana nibyo Imana iguha igikundiro nagira ubuntu rero zino Imana wanze yaransize kandi yakirira umwana wanjye akirirwa ngereranya you see uriya that one the other one murebe gira gute nanjye ngasenga kibuze ngo cyawe n'umuntu mbwira ngo wawazi ibyo bintu byaragiye biragukomeretsa birambabaza kumbabaza gusa kunkompara akayambwira ngo yo mureba ni gute rero watangiye urugendo rwo kwikunda maze rero kunanuka maze kugera ku biro nshaka kuri ibi biro mfite ibi ngibi nibwo natangiye kwikunda areba nkamwa ni runaka namuspendingagaho a lot ushko ni spendingaho let me do it for myself ndeko kandi bidakunda ndikunda ndibanza nishyira imbere me myself and I ndibanza nishyira imbere ibintu byiza byose bijye bibanza kuri njye kurusha uko bijya ku wundi nta gihe wigeze kumva ko kwikunda ari ushobora kubigereranya na selfish oya niko abandi bantu babibona Javi niko abantu babibona ariko ntabwo ariko biri n'ubundi urabikora ati ni selfishness ntabyo aduhaye niba umuntu yaspectingaga ko undi buguha ibihumbi 10 ko nanguhaye 2 sibyo we expectingaga ko umuntu ari buguha ibihumbi 10 ukabona aguhaye 2 nuko yamaze kwisobanukirwa menya ko nanjye nkwiye ibyiza ni ibiki biranga rero umuntu utikunda akenshi uzamureba aspendinga ku bandi kurusha uko yispendinga ngiye mu mujyi mpuye n'uduherena twiza batugurira Javi ngiye nta n'utwo mfite yewe nta n'utwo mfite ariko kavuga uti umva kantugurire Javi yego kandi Javi ntago azaduha agaciro kuko ntago azaduha agaciro nk'ako numva ko nk'uko nabimukoreye by the way abantu barikunda rero hari abantu n'ukuri bikunda pe njyewe ubaye ikivuga kuri ibyo bintu ukwikunda ndibuka njyewe umva nabayeho igihe kinini rero nzi ko nikunda ngo kubera ko nsa neza nzi ko nikunda ngo kubera ko ngenda ahantu hose nsa neza nambara neza nkumva ko nyine ndikunda yego ariko naje gusanga ari ibintu bihabanye n'ibyo utekereza bihabanye n'ibyo ngiye natekerezaga wari uzi ko umuntu aba azi ko yikunda ariko mu by'ukuri atikunda cyane vuba rero naje gusanga ko ntikundaga ubu ngubu nsigaye nzi kwikunda iki
cyane. umva mwana nyagasani ugafata abantu ukabarutisha wowe ukabahereza agaciro karemereye ukumva ko ikintu bavuze aricyo ugomba gushyira imbere ukiyibagirwa cyane, ukibagirwa ko nawe hari ibyo ufite ukunda. noneho Javi uretse nkubwire noneho ikindi kintu noneho mani kinababaza abantu mudukurikiye, niba koko uzi ko ibi bintu byigeze binakubaho, umuntu akakubuza ikintu wakundaga kandi ugikunda, umva akakikubuza kandi koko ukavuga ngo kwera kakimbujije kandi ngo nkaba mukunda ubwo ngo reka mbigenze nk'uko abivuze uko abishaka. ibyo bintu birangiza rero bikagenda bikakwangiza imbere cyane, utazi impamvu, ukagenda niho handi rero hakurura n'ibikomere. umuntu umwe yigeze kumbwira ngo ufite amaguru mabi, ariko ubwo abimbwira naramaze kumenya iki, narisobanukiwe Imana ko yandemye ikandemana amaguru, sibyo? Ntabwo amaguru nigeze mbwira Imana ngo mpaya Javi cyangwa se ngo mpaya Anje cyangwa se ngo mpaya runaka, oya, Imana yampaye amaguru yanjye, sibyo? Iyama kuko ibona nyakwiriye, sibyo? Nanjye nambara ibintu mbona bimbereye kandi bingira mwiza in my own way. In my own way. Umuntu arambwira ngo umva washango ntukambare ngo imyenda migufi ufite ngo amaguru mabi. Completely njya muri miruwari. Imana imbabarire n'abantu muri kudukurikira mu byumve, uzajye muri miruwari wirebe, wivane hasi wigeze hejuru, umuntu uzasanga uri mwiza. Uzasanga uri mwiza pe. Yarambwiye ngo ufite amaguru mabi, ngo ntukajye ngo ujya ngo wambara ngo ibintu bigufi ngo ufite amaguru mabi. Iyo nza gufata iyo opinion yiwe nkayumva nkayigira iyanjye, koko nari kubona ko amaguru mfite ari mabi, kandi ikanzu irambera, nta kibazo njyana no kwambara ikanzu, nta kibazo njyana no kwambara ijipo, ariko kuko yari abimbwiye nimbireke. Nyine barambwira ngo kumvira ngo biruta ibitambo, ariko hari ibintu utagakwiye kuba unumvira. Bibiliya siko itubwira ngo kumvira ngo biruta ibitambo. Umva ibyo bintu Mana nyagasani, kumva ibyo abantu bakubwira ukibagirwa ko nawe uri umuntu, ukibagirwa ko Imana yakuremye, ukibagirwa ko uri umuntu w'agaciro. Hari aho utandukaniye na mugenzi wawe, hari ibyo ukunda, hari ibyo runaka akunda, mushobora kudakunda ibintu bimwe pe. Ariko nyine ikintu cyo kuvuga ngo urafata ibitekerezo by'umuntu ubishyire imbere y'ibyawe, ibyo bintu biravuna. Ni amakosa akomeye cyane. Tubivuna birarenze, bitera ibikomere, ariko nanone kugira ngo ubikire bisaba kwimenya, ukisobanukirwa, ukamenya ngo ubundi Rosine ndashaka iki. Yicare wikorere. Hari ibintu hari abantu bita ngo abavariweta, baha agaciro ubutaka, imodoka, ibintu. Nawe icara wikorere expertise. Ndiki ndashaka iki, ndashaka kugera kuki, ndagendana nandi, ndumva iki ndeka iki, sibyo? Umva nibyo. Kuki opinion ya runaka igomba kuganza opinion yanjye? Ukanga kwiyambarira neza, ukanga kugenda uko wagakwiye kuba ugenda, kwa kuvuga uti Javi arambona gute, Javi arambona ate, runaka arambona gute, arambona gute. Sha reka nkubwire, nawe mfite umushuti wanjye, Mana yanjye, yangaga makeup, ariko makeup akayanga, ntabwo yayangaga ko ari we, kubera ko ari we, ahubwo yayangaga ntisigaga makeup kuko yakunga ngo boyfriend. Ntumbwire ibyo bintu rero, nibyo birano hanze. Yari yaramubwiye ngo njyewe musengura makeup, kandi hari ukuntu agera hirya rero umukobwa yiteye aka makeup avuga ati shaka umukobwa arasa neza, ariko uriya mukobwa arasa neza, yagize wakayikubuza ngo arayikubuza. None nsa kumugana, ariko ibiti ni byiza.
arakanu nabonye kuri TikTok kavuga ngo abakobwa badasiga inzara ngo badakora make-up ngo burya ngo nabo ni ba Damascene cyangwa ba Bosi. Ako kantu nyine uba umeze nk'umuntu w'umugabo. None ariko biti mugira mwese usize inzara byagutwara iki? Ukoze make-up se byagutwara iki? Ntacyo. Ndamufata. Ubwo nyine yaravuye muri urwo rukundo rwe ruri toxic kuntu aruvuyemo. Namufata ndamwana make-up ntabwo isaba kujya ku artist uzi kuyikora. Nawe ubwawe mu buryo bwawe wishimiyemo wayisiga. Shajavi umwana usku nari mwiza Yego heretse ifoto ye hano ni mwiza waramurebye ubona ko ahindutse cyane. Ni nko gufata umuntu hari uri mu rwobo ukamuturumbura ukamukurayo. Opinion z'abantu chaque jour kandi ni mw'iyi minsi ziri kwica ibitekerezo by'abandi zikica urukundo umuntu yakagombye kuba yifitiye. Yego noneho rero hari n'ukuntu umuntu avuga ngo ntabwo ari bukore ikintu ngo kubera ko ngo umuntu akunda ngo atagishaka, ariko mu by'ukuri nta nubwo uwo muntu kutikunda kwawe nta nubwo bigufasha gukunda uwo muntu neza, kuko umuntu ukunda ubundi nawe umubwiza ukuri. Njyewe naje gusanga n'umuntu ukunda umubwiza ukuri, uramubwira uti ibi bintu hoya ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ibi bintu simbikunda. kandi yakubwira ngo uraba umwubahutse, ngo uraba umwubahutse se gute? Ako Javi reka nkubwire, gusa nanone hari abantu bameze gutyo, no kujya hariya ukivuganira ukivugira ugahagarara ukivugira nabyo hari ikindi kintu byongeraho. Uzabirebe ugagavuga ati ngende Rosine tu no one will change me, nta muntu uzampindura, ngende Rosine. Icyo cyose wakora nta kintu wampinduraho. Abantu benshi rero uyu munsi iyo wamaze kwisobanukirwa, iyo wamaze gusobanukirwa uriwe ukikunda ukibanje ukiherutsa wihagararaho cyane. Umva hari umuntu wigeze kumbabaza, yakoze ikintu njyewe ndabyihorera ngo ni ukumwubaha rwose, ababyeyi beza uri kumva. Icyo kintu cyaragiye kirantusha, kiramvura mu mutima wanjye, kirandemerera, kimviramo igikomere mu by'ukuri. Ashobora nkurikiye, uri kumva. Ariko umva iki kintu cyaramvunnye, njye imbere y'Imana ngo njya gusenga, ariko rwose wa Mana we ni wowe ibiki. Ariko nzakwicara ndeba neza nsanga ikibazo si uwo muntu, ahubwo ikibazo ni njyewe utikunda, sibyo? Utibanza ntago mba nibanje, mba nabanje abandi imbere yanjye, kandi nanjye ndi umuntu w'agaciro. Ngomba kumenya valeur yanjye, nkamenya ko ku rusengero ahantu nsengera. Uriya rero njya nkunda kubwira abantu, niba ari uko out of experience namaze kubona ko opinion z'abantu nta kintu zivuze. Hari umuntu icyaga buri gihe ubona kugendera mu nkweto ndende bimuvuna, akajyaga kubera ko abonye abandi bazihagazemo bikaba bimeze neza, inkweto zanjye ajya kujya none akagendana inkweto ebyiri, yagera hari bugere agahita yambara zindi zihagaze imeze gutya, yagera hano akicara akaruhuka akagira ibibazo. Ariko se inkweto ndende ubundi urazishobora? Ngo yashashiriye mu manyango fitinge muri sati mba yogaragare neza. Fitinge mu buhe buryo se? Fitinge mu buhe buryo? Ibintu ntabwo bishoboye. Uri kubyambara utabishoboye, urabyambarira iki? Kutabishoboye wabyihoreye. Murabonaga nk'abandi bazambaye akavuga ati nasigaye inyuma. Nibyo rero biri gutuma abantu benshi muri iyi minsi banapfa nabi bagapfa imburagihe. Ndi kwifuza ibintu wowe ufite kandi njye nta bushobozi bwabyo umuntu nabifitiye. Ndifuza gusa nk'uko usa kandi nta bushobozi ufite bwo kuba nahandoringa expenses zawe zo kuba ukusa uko
ntabwo nabishobora kugira ngo ngere hano. Hari ibyo biba byagusabye. Be you. Mw'abantu uba wowe be you. ba wowe reka kurebera ku wundi ngo urebe ngo runaka ngo ameze ukungu ubwo nanjye niko. Wowe ni ikintu gikomeye, Niko nagakwiye kuba ngo nanjye wowe meze. ukimenya ukamenya uwo uri we, ukamenya ibyo ukunda ukamenya ibyo udakunda, bigufasha gukunda abandi neza kuko bizagufasha kubabwiza ukuri. Yego. Ukuri kuri we, Yego. ukuri kw'ibyo wanga, ukuri kw'ibyo ukunda, bamenye n'uburyo bari bugutware kuko wabaye wowe, waberetse uri we. Naho se bari nyine nutababwira ngo nduyu, bazabibwirwa n'iki? Bazagutwara uko bishakiye cyane. Abantu rwose baragufata bakagutwara uko bishakiye. Wowe ukaba wikundira akayoga, buriya hari n'abantu n'iki kintu namaze kucyora Javi, umuntu yikundira akayoga ariko ntabwo nayinywa kubera ko runaka ndeba, ahubwo si turi hano ku Muhima, ndatega moto ngeze ahari Shenyi iyo aba ariho njya kurisoma. Simbwiye abantu kunywa inzoga, ariko ubwo urumva iyo burden umuntu aba afite. Ndagenda ajya kubikorera iyo ambonye byagenda gute? Ambonye byagenda, kandi koko mu mutima wanjye ndayishaka, nihagazeho ngo kubera ko runaka yego ashobora kuba nicyo gitinyiro cya pasiteri wawe, ashobora kuba nicyo gitinyiro cy'umubyeyi wawe, ashobora kuba nicyo gitinyiro cy'umuntu wenda uha icyubahiro unatinya, ariko si ntabwo byakubuza gukora ibintu ukunda. Gukora ibintu ukunda nubireka n'abantu bazamenye ngo yarabiretse. Hari icyo yaretse, hari uwo yabaye we, hari ibyahindutse kuri we, hari. Urajya gukora expenses zihenze niba uzi ko nje kugusura wenda mwebwe muri abakire. Mana yanjye, mbere yuko nza kugusura ndajya gushaka wa mwenda uri butume nserukana nanjye ntibagire ngo ndajya kugura wa mwenda uhenze ku buryo uri buntware ikintu kugira ngo batambona bagire uko kandi se shani nduri bukoreye. Uva karinda uvana aho ngaho nta n'umuntu ukureba, nta n'umuntu wamenye ko umwenda mushyashya warageze, akenda kawe wari wifitiye wagasize mu rugo kandi wari kukambara, nta bintu utiremereje ngo ushake kwigira nka runaka. Ese Javi, uriya twakwiye tuba duha abantu umwanya cyangwa umuntu yakwiye kuba yiha umwanya? Wagakwiye kubanza ukiha umwanya wowe ubwawe, ukimenya, ukabanza kwanza ukiha umwanya wo kwimenya, kuko no kugira ngo umenye ibyo ukunda ni ukubanza kumenya uwo uri we. Wamara kumenya uwo uri we neza, ukavuga uti se nyuma yo kumenya uwundi nkunda iki, nanga iki, nkunda ni ibiki nkunda, ku buryo n'umuntu akubwiye ngo ibi ngibi ntabwo bikubera, ngo ibi ngibi ngo ujye ngo ukore ibi, niwe ndiwe. None se uragira ngo mbone ari we? That's who I am. Kera umuntu bita Dekeza, sinzi n'umwibuka. Dekeza yakunda kwitinga cyane kuri Instagram na hehe, yigeze kuvuga akantu keza. Aravuga ngo icyo ntekerezaho ni ikibazo cyawe, kuko rero ntakura icyo ntekereza mu mutwe wawe. I will live a happy life. Kuko ntagukuramo icyo ntekerezaho wowe. I will live a happy life. Cyane. Nibyo ariko abantu rero tugomba kwiga kwibanza, kwikunda. Opinions abantu. Runaka arambona ati, runaka arabyumva ati. Kandi ibyo ngibyo nibyo abantu bibica, kugira ngo umuntu ajye gukora ikintu adakunda arabanza akavuga ati nta gikunda aranagikora nabi kuko ntacyo azi. Ibintu ukunda burya ubu nabizi. Niba ukunda guteka uzi guteka, niba ukunda kubyina bivuga ko ukunda kubyina kuko uzi kubyina, ariko se
bazakubwira kujya kwirirwa uhagaze ahantu utabikunda ujye kuhagarara ubishobore. wabishobora se? wabishobora nubwo byanakunda. niyo mpamvu umuntu agomba gukora ikintu akunda, akikunda, akibanza, hanyuma agakunda abandi. umuntu umwe arambwira ubwo nkunda kwambara inkweto ndende njyewe ndazikunda pe. iyo nambaye inkweto ndende mbona ndi elega, ndi smart, ndi clean, ndaho nyine. noneho umuntu umwe twaje gusohoka byari Saturday, noneho abandi mbona we yambaye ikabutura. uwo muntu ntabwo namuvuga, nakubabariye, Imana izanakubabarira. mbona abandi nyine bambaye amakabutura, sinkunda ikabutura n'ibintu byanjye pe. mbona yambaye ikabutura, abandi nyine nyumva it's a weekend, kandi umuntu yambara uko ashaka. ni ukuri Javi, umuntu yambara uko ashaka. Mbese ushobora kuvuga ati wenda ni urugero, umukenyero bawujyana he? mu bukwe. ni umwenda uri seremoniyari wenda wo mu bukwe, cyangwa wagiye gushyingura, uretse ko bitari n'itegeko. ariko se nambaye umukenyero nkajya mu misa, nkabyuka mu gitondo nkakaraba nkajya mu misa ya mbere nkambara umukenyero wanjye, aba nkosheje? hari ikibazo se? ibyo nta kibazo. mbyutse nkavuga nti uyu munsi ndi bwambara umukenyero, naba nkosheje? si umwenda? umwenda ntabwo waba ukosheje. nshobora kuvuga ati mu mirimo yanjye ya buri munsi, ahangaha kuri televiziyo uyu munsi ikiganiro cyanjye ndagikora nambaye umukenyero, kuko ngukunda, kuko ngushaka. uwo munsi nawe nambaye inkweto ndende, byari Saturday, yego nambaye inkweto ndende n'agakanzu, gusa nabwo nawe nanakoze, ariko numvaga ko ari ko nshaka kwambara. Mwana yanjye, noneho wa muntu ugira ukunda, uwo muntu akunda ikintu bita runaka, arambona gute, ako kantu arakagira muri we. kandi noneho njyewe namaze kwisobanukirwa ikintu ngiye kubwira abantu, ni uko hari umuntu muba muri kumwe utari mu murongo wawe. umuntu utari mu murongo wawe nawe uvemo. nabyo biri bimwe mu bintu bigomba kuba part of self love. umuntu utari mu murongo umwe nawe uvemo, umukuremo. ndi kumwe n'umuntu ariko muri makeya atari umuntu ngomba kuba ndi kumwe nawe, kuko afite imyumvire ye, afite imyemerere ye, afite imibonere ye, kandi ngiye ntabwo ariyo ko bimeze. kuko atari ko bimeze urajya nanjye njya ahangaha. iyo story iri best nyine kwereka abantu ko umuntu mutagomba kuba mutari in same line agomba kuwuvamo. sasa rero ubwo nambaye inkweto ndende n'agakanzu, nyine ndi smart nyine mu buryo bwanjye kuko mbikunda. noneho ubwo haza undi mutipe twari turi kumwe, haza umugirlfriend wiwe. umugirlfriend waza yambaye ikabutura, urabona bino bintu bisigaye byaje by'amakabutura n'amasengeri bisa. nibyo ngo yari yambaye uwo wundi. ubwo aho hantu twari duhuriye, njyewe nambaye uko mbishaka, uko numvaga, uko nabyutse ndamushaka kwambara niko nayo nambaye. tipe abonye ukuntu uwo nguwo aje yambaye, niba ari we muntu afata nk'icyitegererezo ntabwo mbizi, abonye ukuntu uwo nguwo aje yambaye, yahise ambwira abandi bana ukuntu wambaye. ariko Rosine narumiwe. abandi bana ukuntu wambaye, ngo it's Saturday, umwana ngo yakubisemo ikabutura, yewe se ngiye sinakambara ikabutura ireshya irya, sinayambara bishoboka. ikabutura ijya kunyerekana privacy yanjye,
ngo ngerekeho ngo ikintu cy'igisengeri mbabona bitari decent ngewe kuri side yanjye hari undi ubibona akabona ni byiza. ni byiza sibyo Javi nkuko ukunda kwambara siko ngewe mbikunda hari n'ibyo wamwana reka da ntabwo nabyambara sasa ntabwo yaranyihanganiye turagenda kugeza aho turi twenyine mushera yarantutse undi mwana yaje yambaye neza ujye umenya kwambarira ahantu ugiye kwambarira ahantu ugiye undi mwana yaje yambaye neza undi mwana yari ameze gutya undi mwana by the way ubwo ntabwo wabonye undi mwana ukuntu ameze yambaye nk'umuntu nyine uri muri weekend ese by the way Javi ubundi ninde washyizeho ko weekend ari ukurelax bambara udukabutura ruduke ninde wabishyizeho nyine nsobanurira wenda none se ubwo ukumva ko njye uwo muntu umuzi washyizeho koko ko ku cyumweru kwa gatandatu ari umunsi wo kwambara umuntu ari relaxed ku wa mbere umuntu akambara costume wa kabiri umuntu akambara ninde wabisizeho ibyo ngibi ariko bitewe naho ukora n'icyo ukora byo ndabyumva bitewe naho ukora ngo waba uri muri office y'umuntu ngo ujye kwambara relaxed kandi ari akazi aricyo akazi kagutegeka kuba smart naho kagutegeka kuba relaxed rero se ni dabiso ko Saturday aribwo abantu baba relaxed ikibazo mu kidusubiza nicyo ushaka kumenya umva kuva ubwo uwo muntu yamya ntangaho ingero z'uwo nguwo nyine undi mwana niba ari abantu badukurikiye rwose ukaba ufite ako kantu mukihorere ibyo bintu mubyihorere kica umuntu naturally kakagenda kakakuzonga kakurangiza nesereze hari ibintu ujya ukora nka mu gitondo cyangwa se ku munsi ibintu nyine ujya ukora yenda ukavuga uti ibingibi bimfasha kwikunda ibingibi nta bintu bihari ujya ukora ku buryo nyine ubikora buri munsi ukavuga uti ibingibi bimfasha kwikunda wabyanga wabyemera ndabikora kubera ko nyine ari njyewe n'amaze kwisobanukira azimi mu gitondo ndabyuka iyo nkibyuka nza ngasenga Imana yo mu ijuru nkayambaza nkayihamagara yamara kuza kubera ngo ngiye njya bujya bwira burya nariye shokora kirazira uko kose byaba bisa ndayirya ko nyikunda yego niyo n'ikindi cya kabiri njya muri miruwari ubu icyo kintu ntabwo nabuze umunsi bwakwira naba niriwe mu rugo ntabwo ushaka kwira ntirebye sinzi ukuntu bigenda ntabwo ushobora nanjye rero njya muri miruwari nkireba narangiza ikindi kintu cya gatatu ndibwira ngo ndahagarara nkibwira ngo Rosine ndagukunda nkabyibwira nubwo mfite ubimbwira ariko ndabyibwira ndahagarara nkibwira Rosine ndagukunda namwe mujye mwibuka kwibwira ko kora ibintu bigushimishije ibintu bituma roho yawe yumva iguye neza roho yawe ifite amahoro wipanika ngo uri kugendera kuri opinion y'umuntu umuntu ikintu akubwiye waba ari cyo ushyira mu bikorwa kandi wumva kikubangamiye ukagikora kikubangamiye ariko ukagikora kugira ngo ushimishe umuntu none se ni ikihe kintu rero wabwira abantu bafata kwikunda nk'ubwirasi nabwo abantu bafata
ku bandi kuba umuntu akabona nk'umuntu nyine arikunda ameze gutyo, hanyuma ukumva ko uriya muntu arirata nta nk'uko nabibabwiye, icyo umuntu agutekerezaho ni ikibazo cye. ikibazo cyawe icyo umuntu agutekerezaho wowe, niba wiyevariwa ukikorera, ukireba, ukisakasaka mu mutima wawe, ukisaka. Buriya umuntu aba yiyizi Javi, umuntu aba yiyizi, ukireba ukisaka mu mutima wawe, ukabona nta kibazo ufite. Iha amahoro, iha amahoro, amahoro. Ariko Javi, hari ikintu umuntu atazi, yuko iyo umuntu apfuye ari wowe upfuye. Uzi ko iyo upfuye ari wowe upfuye, nta wundi upfa cyane. None ikintu cyo kutikunda rero, yewe cyanatuma unapfa pe. Urabanza ugapfa imbere, ugapfa mu marangamutima, rero ibibanjirije imbere n'ubundi n'inyuma niko bigenda. Mwige kwikunda, mwige gukunda abo muri bo, mureke kurebera kuri opinion z'abandi. Niyo space. Ihe umwanya, ihe umwanya, ukora ibintu ukunda, ibintu wumva ushaka, ibintu wumva biguye roho yawe neza, ibintu bituma wumva ufite amahoro. Kandi buriya umuntu afite amahoro nawe arayatanga cyane. Iyo ufite amahoro nawe urayatanga. Iyo ufite amahoro ubwira abantu neza. Uza ari umuntu uvuga nabi, amahoro aba afite. Umuntu ni upfa, ni wowe upfa, ntabwo hapfa mugenzi wawe. Ahubwo nasanze iyo umuntu amaze kukubwira ibyo ashaka kuko wowe ukora, ukabikora, asigaye ndamuyoboye. Ni iki rero watubwira ku muntu usaba imbabazi nta kosa yakoze? Kugira ngo ushimishe umuntu ni uburyo bwo kurema amahoro. Ushobora kubona umuntu yarakaye, kandi iyo umuntu yarakaye, n'ubundi abagore, igitsina gore twese turemewe guca bugufi, ugacira bugufi, haba uwo mwashakanye ugacira bugufi abana bawe. Igihe ubyara abana bakaba ugaca aho biri ngombwa. Rero usaba imbabazi niyo nta kosa ufite, kugira ngo ureme amahoro. Reka dusoza rero gira ikintu cya nyuma ubwira abantu badukurikiye. Dusoza ikiganiro, ndabwira abantu kwikunda, kwisobanukirwa, wowe ubwawe ukimenya, ukamenya ibiguye ubuzima bwawe neza, kuko umuntu abaho rimwe mu buzima, kandi ntabwo wabaho ubuzima bwawe bwose uri stress, uterwa ipfunwe n'uwo uriwe kubera ko umuntu yabikubwiye. Witerwa ipfunwe n'uwo uriwe kuko umuntu runaka yabikubwiye, ahubwo ishimire kuba uwo uriwe. Wishimire ko Imana yakuremye, kandi Imana ikakurema igukunda, ikakurema ngo urukundo ujya guha mugenzi wawe nawe ubanze urwihe. Waya ngo ujya gutera uburezi ngo akore iki? Ngo arabwibanza. Ujya gutera uburezi arabwibanza. Ibanze, ikunde, ishyira imbere, reba ibifitiye ubuzima bwawe umumaro, reba ibifitiye ubuzima bwawe agaciro, naho ubundi abantu bo bazaguma ari abantu, kandi ntabwo wahindura ikintu umuntu agutekereza, kuko utagihindura. Rero ibaho wishimye. Reka dusoze rero, dusoje ikiganiro cyacu. Mwabyumvishe ko kwikunda ari urugendo rurerure. Wowe watangiye kwikunda ryari rero? Niba utarabitangira uyu munsi wa none, utangire urugendo rwo kwikunda, ukunda uwo uriwe, wikunde, kuko iyo wikunze birema amahoro muri wowe. Iyo wikunze ugira umunezero, iyo wikunze ntago urebera ku by'abandi bakuvugaho, ahubwo ubuze uwo uriwe. Mwakoze gukurikira iki kiganiro rero, ndabashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro byose binyura hano kuri ATV, kandi mbibutsa ko niba iki kiganiro utatangiranye nacyo, ushobora no kugisanga kuri YouTube. Wajya kuri YouTube kandikamo The Javi Space, ikiganiro uragisangayo. Mwakoze cyane.
tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu.